Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi zose, imbabazi z'urusagirane. Ibisingizo byose bibe kuri Allah, we mugenga w'isi. Muraho, ayo niyo magambo kubitana nayo iyo ugifungura igitabo cy'amabanga n'ibitangaza, igitabo kizerwa byo kuziririza, igitabo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu barambarara imbere bakizera ko ibigipfufunukamo ari ibiturutse byanaturutse mu gihugu cyo hejuru iriya. Ukibumbura isura ya Al-Fatiha, isura ya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nibwo uhita umenya ko uhingutse ku gitabo gitagatifu kuba cyemera. Quran. Imyaka 1414 amagambo yaturutse mu ijuru aza guhindurwamo igitabo kizerwa n'abayisilamu. Muri chapitre cyangwa sura 114 amajuzi 30 n'amanziri 7, iki gitabo mu ruhererekane rw'ubucurabwenge, siyanse, amateka, amategeko, ubuhinzi, ubworozi kugeza no ku myemerere, ni kimwe mu bitabo byihishanya amabanga n'udukoryo abenshi batari abayisilamu bakomeje kwibazaho bikabashobera. Nanone ariko ni kimwe mu bitabo bisa n'ibyagenzuwe neza cyane kurusha ibindi byose ku buryo ikigero cyo kwibeshya, guhanisha n'ibizwi nka controversies byagejejwe ku kigero cyo hasi cyane. Amatsiko kuri cyo ariko niyo yatumye twegura Quran tutazi Cyarabu, ariko kubw'umugisha n'ineza ya benshi iki gitabo tugasanga gifite za kopi nyinshi z'umwimerere zasemuwe n'abarusha abandi, maze bituma bigezwa mu ndimi natwe twishyikiramo nk'icyongereza n'igifaransa. Kubera amabanga, ubusabe n'ayo matsiko, basangira ngendo mu kuba kabero mbatembereze mu gitabo cya Quran kuva ku isura ya Al-Fatiha turenganye ku isura y'inzuki An-Nahl, iy'igitagangurirwa Al-Ankabut, iyo gupfukama Al-Jasiya, twubururukire ku y'inzovu Al-Fil, duhindire kuri Anas, isura y'inyoko muntu, nuko sha natwe tumenye ibyo ba imamu, ba shehe na bagenzi bacu b'abayisilamu bihishanya mu misigiti, aho yenda natwe twazataha aljana, nuko abagabo twese ngo tuzashyikayo tukazahabwa ibihembo by'amasugi 72 y'ubwiza Hurulain, bakazaba bamarira ari bene mama, ibiribwa ari munange, amahoro, amahumbezi, mbega amafu, amafufu n'amafaranga bidufubitse badi. Turabimenya, gusa nyaboneka iki kiganiro ntikigambiriye gucinyiza, kurwanya, kunyega no guhakana imyemerere y'uwo ari we wese. Tugambiriye gusindagizanya mu kumenya nk'uko ari imirongo migari ya Primo Media Rwanda. Ikaze muri Quran. Min kulli shaytanir rajim. Ubundi inkuru ya Quran itangirira mu buvumo bwitwa Hira mu musozi wa Jabal Ar-Nur i Maka. Hari mu mwaka wa 610 ku itariki n'ijoro rimwe ritavuzwe, ariko ry'igiharwe cyumwe mu munsi wa 10 n'ibisago w'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Ni ijoro ryiswe Lailatul Qadr, byasobanurwa nk'ijoro rihebuje. Rirahebuje cyane nk'inyange ibengerana ku bayisilamu, kuko muri iri joro nibwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha, yagenderewe na marayika Jibril uw'abakristo bita Gabriel, maze abanza kumubwira amagambo yaje kwandikwa muri Quran. Sura Al-Alaq ni ya 96. Interuro eshanu yabanje kumubwira zigira ziti: fata uzarangurure mu izina rya Nyagasani wawe waremye muntu mu maraso y'ikivuge, uzarangurure ko Nyagasani wawe ahambaye akigisha ikaramu kandi akigisha utarigeze amenya. Kuva mu ijoro rya Lailatul Qadr, ubwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari afite imyaka 40 gukomeza, imyaka 23 yose ngo yagiye ayibonekerwamo habwa ubutumwa bwose buturutsa ako kanya kuri Allah subhanahu wa ta'ala binyuze mu bamarayika be. Aho tuwavumenye ko ariyo mpamvu Quran ifatwa byako kanya n'abayemera nk'amagambo yaturutse ku Mana agasesera muri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuko nawe akayasakaza. Gusa iyandikwa rya Quran ryabaye mu buryo intumwa cyangwa se abagendaga iruhande rwa Muhammad bitwa abaswahaba, abangwa intumwa y'Imana yagiye ibabwira ibyo yabaga yabonekewe byose akadomo ku kandi, ngo abenshi babifata mu mutwe, abandi batangira kubibika mu nyandiko. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu muri 632 Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarapfuye, nuko intumwa ye Abdallah ibn Abi Quhafa ahita atangira imishinga yo kwandika Quran. Nuko rero kwandika no gushyira ku murongo ubuhanuzi bwose Allah yahumekeye muri Muhammad, ibyo yabikoze yegeranya abaswahaba, intumwa zose. Kubera izo mpamvu zose, Quran ifatwa nk'umuyobozi nyakuri w'inyoko muntu, nk'uko byemezwa muri Quran muri sura ya 2 Al-Baqara ku murongo 185, aho bagira bati: Quran ni umwereka nzira w'abantu kandi ni ikimenyetso gitomoye kiyobora. Quran rero yanditswe mu buryo bw'imirongo, ibice bijya gusa n'ibya Bibiliya, gusa yo ntitangira ivuga ngo ijuru n'isi byatangiriye aha cyangwa ngo igire urukurikirane nk'uko bigaragara kuri Bibiliya. Ubanza umenye ko Quran igira ibice 114 byitwa surat cyangwa amasura, ni nka chapitre. Buri sura yose rero iba ifite izina ryihariye.
urugero uzumva ngo isura yitiriwe umugore, isura yitiriwe umugabo, isura yitiriwe inyamaswa runaka, ibintu, ahantu, umuhanuzi n'ibindi bitandukanye. Aya ni amazina adasanzwe asa n'atoranywa hashingiwe ku cyo isura iri kugarukaho cyangwa kuko hari umurongo wihariye uvuga iryo jambo yitiriwe. Urugero nka Surat An-Nur ni ya 24 yitwa isura y'urumuri. Bemeza ko bayise gutya bashingiye ku murongo wa 35 ugaragara muri iyi sura ugira uti Allah ni urumuri rw'isi n'ijuru. Ibyo byatumye isura yose yitwa iy'urumuri. Iyi 109 bayise Al-Kafirun, ubwo ni isura ivuga iby'abakafiri cyangwa abatizera ibya Kisilamu. Nayo nta kindi ivuga kitari ibyo, no ku murongo wa mbere nicyo bavuga. Ikindi wabanza kumenya, Quran igabanyije mu bice 30 byitwa juz. Abahanga mu bya Quran bemeza ko bayigabanyije muri ibyo bice biturutse ku mateka yo hambere, aho iki gitabo cyari ingume, noneho abizera bakajya bagisanga ku misigiti kugira ngo bagisaranganye, rero bakajya bagicamo ibice 30, ariko n'ubundi ibyo bigiye gusatira igihe kingana n'ukwezi, ku buryo n'ubundi kugihetura byagendanaga n'icyo gihe cy'iminsi 30. Quran kandi ishyirwa no mu bice 7 byitwa manzir. Bikorwa gutyo kugira ngo buri munsi w'icyumweru ujye ugira ibyawo kubagikurikiza. Quran kandi igira imirongo yitwa aya. Hari uwambwiye ko buriya Quran ifite aya cyangwa imirongo 6348. Ikindi iyo usomye surati hafi ya zose usanga zitangizwa n'ijambo bismillah, bisobanura ku izina ry'Imana cyangwa ku izina rya Nyagasani, abandi bati ku izina rya Allah. Mu kugira ngo dusome Quran neza rero mureke tuyitangatange gutya. Buriya Quran ifite surati zisa n'izifitanye isano, zivuga, zigisha cyangwa zitegeka ikintu kimwe. Urugero hari surati zigaruka ku mibanire y'abantu, izivuga ku mategeko ya Isilamu, izivuga ku isanzure, politike, ibisigo n'amateka n'ibindi. Reka rero duhere kuri kimwe ku kindi, ubundi tuze kureba ibindi nyuma. Kubijyanye no kwigisha imibanire y'umugabo n'umugore, Quran yabigarutseho muri sura ya 65 At-Talaq, yitwa ya divorce. Aha batangira bagira bati ku izina rya Allah nyiri ubutungane n'impuhwe nyinshi, yewe muhanuzi, nujya gutandukana n'umugore ujye ubikora mu gihe cy'ukuri kandi ubare neza igihe cyagenwe. Utinye Allah Nyagasani wawe. Ntuzirukane umugore mu nzu, ntazigera agenda keretse igihe hamwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Iyo niyo mipaka yashyizweho na Allah. Mbibutsa ko Quran ibuza icyaha cy'ubusambanyi, ikanategeka abayikurikiza kukigendera kure. Muri iyi sura by'umwihariko bavuga neza uko umugabo ashobora gusenda umugore, impamvu yamusenda n'uburyo bikorwamo, ku buryo kubirengaho ngo ari ukwihamagarira umuvumo wa Allah. Indi sura ifitanye isano n'ibi ni ya 4 An-Nisa, yitiriwe umugore, woman. Muri iyi sura usanga batangamo amategeko y'imibanire y'umugabo n'umugore. Mbere na mbere umurongo wa 3 ni we wemerera umugabo kuba yarongora umugore umwe kugeza kuri 4, ariko akabikora bitewe n'ubushobozi bw'ikiganza cye, bitabaye ibyo ngo azacirwaho urubanza. Umurongo wa 18 wemeza ko ugomba gushaka umugore wizera, ngo umugore utizera ni ruvumwa. Kuri 19 bati kirazira guhemukira umugore wizera, ndetse no kumunyaga ibyo wamuhaye wabiboneramo ishyano, kuko Allah aba yaramugiriye neza. Aha bakomeza bavuga imibanire ikwiriye hagati y'umugabo n'umugore. Ku murongo wa 34 niho bavuga uko bakwiyunga igihe bashwanye umugore n'umugabo. Ku bijyanye n'ibi, surati ya 76 Al-Insan yitwa isura yitiriwe umugabo. Aha batangira bavuga ukuntu umugabo yaremwe mu buryo bw'igitangaza, bakagaragaza ukuntu abagabo bazitwara neza mu isi, nibagera mu ijuru bazahembwa. Ku murongo wa 5 no wa 6 ngo bazanywera ku bikombe bibengerana. Ku murongo wa 11 ho ngo ntibazongera kubona ikibukundi, kandi bazahabwa umunezero n'ibyishimo bihebuje. Bakomeza bavuga inyifato y'umugabo n'inshingano ze ndetse n'ibindi. Ibigendanye n'ibi byanakomeje gukurura impaka ni ibijyanye n'amasugi, ingororano y'abagabo mu ijuru. Aha Quran ivuga ko yaba abagore, abagabo n'abana bose bazajya mu ijuru igihe bakoreye neza Allah, ariko igaragaza ko abagabo bo bazaba barigorora di. Ubanza umenye ko ijuru ry'iyi myizerere ryo ryitwa Al-Jannah. Quran igaruka ku bijyanye n'abo bagore b'amasugi nk'ibihembo ku bagabo bitwaye neza muri surati Al-Waqiya ya 56 ku murongo wa 22. Aba ngo ni abakobwa b'amaso meza n'ikimero, bakaba amasugi y'igisoryo cyarembuza umugabo wese. Abenshi bemeza ko buri wese azahabwa Hurulaini 72. Umwe mu banditse inyandiko zifatana na Quran akandika inyandiko ya hadith agaruka ku byo Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yavuze ku ngororano z'ijuru mu nyandiko hadith. Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi yagize ati igihembo gito ku bantu bazagera mu ijuru ni ubuturo buzaba burimo abakozi 80,000 na Hurulaini 72. Nubwo yabyanditse gutyo, ntaho muri Quran twabisanze, keretse niba byaratwisobye. Abahanga muri Quran bazatwunganire di. Ikigaragara nuko abo bakobwa buri wese azaba afite imyaka 33. Mu isura ya 44 umurongo wa 54 bati tuzarongora abakobwa b'ibitonore bafite amaso manini kandi y'ubwiza bw'igisagirane.
iyo usomye Qur'an kandi ifite surati zidasanzwe zivuga isanzure. Isanzure muri Qur'an risa n'irifatwa nk'ikimenyetso gikomeye kandi nyine murabizi ukuntu Islam iziririza ibigendanye no kumenya ngo izuba rirengera hari karasira hariya akaba ariho herekezwa uruhimbi kibla. Ikindi gusoza igisibo gitagatifu n'iminsi mikuru nka Eid al-Fitr bihwanishwa n'isanzure cyane cyane ukwezi. Mu masura usomye isura ya 13 Alad bayitiriye inkuba, ariko bakavuga uko izifashishwa nk'igihano kubagomeye Allah. Kuri aya ya 43 iyi sura kandi ivuga ku murongo wa 3 umunsi wicirwaho ry'urubanza ku munsi wa nyuma. Ku murongo wa 9 kugeza kwa 12 bavuga imiterere y'Imana n'ubudahigwa bwayo. Si isura gusa kuko imwe mu isura idasanzwe ku by'isanzure ariko isobanuye byinshi ari ya 54 Al-Kamal, ukwezi. Bavuga ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo yabonekewe n'ukwezi nk'ikimenyetso n'igitangaza kidasanzwe cyitwa Asba an-Nuzul. Ahubwo bagiye kurebemeza ko ukwezi ni kwimanyuramo kabiri ngo icyo kizaba kibaye ikimenyetso cy'umunsi w'urubanza ngo ntihazagire ubikerensi. Bavuga ko icyo gihe kandi hazaba ari nijoro. Baranditse ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 bati ku izina rya Allah nyiri ubutungane nyiri impuhwe nyinshi, isaha y'urubanza iregereje kandi ukwezi gutandukanyijwemo. Ariko nibabona iki kimenyetso bazahindukira bavuge bati ariko wasanga uba ari ubumaji bw'igihe gito. Bazaba banze bakomeza gukurikiza irari ryabo, nyamara buri kintu gifite igihe cyagenwe. Isura ya 53 An-Najm yitiriwe inyenyeri, The Star. Bavuga ko kugaragara kwazo nabyo ari ibitangaza n'ibishushanyo by'ikimenyetso kidasanzwe, ngo abazi kubisuzuma buri nyenyeri bifite ikibwira abayicungiye hafi. Mu 62 basobanura neza ko ahubwo igihe nikiba cyegereje ngo hari ibimenyetso by'inyenyeri ariko bizabonwa na rurema gusa. Umurongo wa 57 kugeza kwa 62 bati urubanza ni ruba ruri gusatira ijoro ryarwo, nta roho ariko Allah niwe uzashobora kubishyira ahagaragara. None washidikanya kuri ibi byanditswe kandi uzaseka ubudahogora. Nyaboneka wita igihe cyawe mu busa, niwunamire kuramya Allah kandi mu musenge. Ni mu gisura ya 91 Ashams isingiza izuba. Irishushanya nk'ikimenyetso kigenzura ukwezi, isi, urumuri n'ibiriho, noneho kikabikiremwa cya Allah. Iyo ukomeje gusoma Qur'an kandi usangamo n'imivuno ya politike zidasanzwe. Mbere na mbere surati ya 42 Ashura ivuga ibisa n'inteko ishinga amategeko, ku buryo abibuka tuvuga kumvo n'imvano y'inteko ishinga amategeko y'ibihunyira twemeje ko abayisilamu bafatwa nk'abadukanye inteko zishinga amategeko. Iyi sura ifite imirongo 53, uwa 38 kugeza ku wa 40 bemeza ko rubanda rugomba kugenzurwa na shura, inteko y'abayisilamu. Iyi sura igaragaza imbaraga z'ubutegetsi bwo guhagararirwa representative, ibibazo bya societe bigakemurwa n'inararibonye bari mu nteko ya shura bamurikiwe na Allah. Isura ya 48 nayivuga za politike z'intambara n'insinzi z'abayisilamu ku buryo n'ubundi bayise isura y'insinzi. Umurongo wa 4 kugeza ku wa 7 bemeza ko abagambanyi b'ibisa na politike ari abo guhanwa no kurwanywa. Umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 bakemeza ibi bizwi muri politike nk'amasezerano mpuzamahanga n'imikoranire yabyo na za societe z'abayisilamu. Ku murongo wa 25 kugeza ku wa 26 bagaruka ku masezerano ya Al-Hudaybiyah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari warigaruriye umujyi wa Madina yagiranye n'ubwoko bwa Quraishi bwari Maka ahagana mu kwezi kwa 3 muri 628. Ku bya politike kandi isura ya 59 yitwa Al-Hashir iyo isomye ivuga politike zo guhangana n'abanyamahanga cyane cyane abayahudi. Aha bavugamo iyirukanwa ry'ubwoko bw'abayahudi bo mu muryango bise Banu Nadir. Ibi bikagendana no kunyaga ubutaka bwa Fadak, n'ubutaka bwari bukungahaye hafi ya Madina. Bakomeza n'ihangana rya politike n'andi moko, bakavugamo iby'ubwiru n'amategeko ya Muhajirin wari umujyanama wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unakomeje Qur'an kandi hari ayandi masura agaruka ku mitegekere nk'iya 67 Al-Mulk ivuga iby'ubwami n'imigenzereze yabyo, iya 90 Al-Balad igaruka ku migi n'imigenzereze y'abayituye, ni 112 Al-Ikhlas ivuga ubumwe unity. Si ibyo gusa kuko Qur'an yiganjemo na za sura zivuga ubuvanganzo n'ubucurabwenge. Nk'ubwo usomye isura ya 26 Al-Shuara yitwa iy'ubusizi, nimwe muri surati nini cyane mu gitabo cya Qur'an, ibaze ko ifite imirongo 224 we. Iyi sura ifatwa nk'iy'ibisigo bivuga iby'amabonekerwa ndetse n'ibisekuru by'abahanuzi, ivuga ibyago kubatizera ndetse ni naho usanga inkuru za Mose na Abraham. Isura ya 28 Al-Qasas ivuga imyandikire n'ubugeni byo kwandika inyandiko ntagatifu. Muri iyi sura y'imirongo 88 kuva ku wa 76 kugeza ku wa 83 uzasanga bavuga iby'amateka n'uruhererekane rw'imiterere y'iki gitabo cya Qur'an. Bavugamo amateka menshi ku buryo umurongo wa 3 bavugamo uko Farao yakoronije abanyayisiraheli, banavugamo amateka yo guhinduka kw'abapagani baba abayisilamu.
Kubijyanye n'ibyo nabonye muri sura An-Naba isobanurwa nk'amatangazo cyangwa imenyekanisha, nayitangariza byihariye ibyo rubanda batamenye ku mateka n'ibyahishwe mu nyandiko, bagasobanura uko isi, ibimera, inzozi, imisozi n'imvura byaremwe mu ishusho idasanzwe, byandikwa mu bugeni budasanzwe nabyo. Nk'igitabo cy'imyemerere, Quran ifite amasura menshi y'ibya teolojiya, imyemerere ya Kisilamu. Ubundi igitabo cyose cyanditswe mu buryo bwo gusakaza imyemerere, buri gice cyacyo cyose kiba gishamikiye ku kwizera, kwitwara n'ibikorwa rusange ariko bishamikiye ku kwizera gusabwa nk'uko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabibwiwe. Gusa by'umwihariko isura ya 62 yihariye cyane ku by'imyizerere, ikitwa Al-Juma. Yigisha neza amateraniro yo kuwa gatanu, ikemeza neza ko ari umunsi wo kwigomwa ibyashara, imirimo, abayisilamu bagahura mu gihe cyabugenewe bagasangira ijambo rya Allah. Umurongo wa 9 niwo wabategetse kujya baterana kuwa gatanu. Yemwe abizera, nimujya muhamagarirwa gusenga kuwa gatanu, umunsi w'inteko, mujye mwihutira cyane kwibuka Allah, hanyuma muhagarike ubucuruzi. Ibyo ni byiza kuri mwe niba mubizi. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no ku batekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye, kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo, nshingiye ku buhamya bw'abahagiye mbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa, nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance, bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe, uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited, kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming, ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Isura ya 22 Al-Hajj ivuga iby'urugendo rutagatifu rugana Maka. Aha nibura uwizera ubufitiye ubushobozi agomba kujyayo agahabwa imigisha. Umurongo wa 27 n'uwa 30 bavuga urwo rugendo rutagatifu ko ari ubudashyikirwa, bagakomeza bavuga uko bikorwa, amafunguro yitwazwa, ubwo Maka kandi hakaba ubutaka butagatifu ugendeye kuri iyi sura. Hari kandi amasura menshi avuga iby'ubuhanuzi nk'iya 21 Al-Anbiya ivuga iby'abahanuzi gusa. Iya 12 Yusuf yitiriwe umuhanuzi Yosefu, nawe ya 14 Ibrahim yitiriwe umuhanuzi Abraham. Iya 71 Nuh ivuga Noah. Hakaba n'isura yitiriwe nyine umuhanuzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ya 47. Muri Quran kandi bagaruka cyane ku bijyanye n'inyamaswa, ku buryo n'isura nyinshi ubona ko bagiye bazitirira ibikoko runaka. Cyane cyane hagarukwa ku matungo y'ubworozi. Nibyo rwose muri Quran inyamaswa n'ibimera byagiye bihabwa agaciro cyane, nk'ubwo isura ya 2 Al-Baqara bayitiriye inka. Ubwo ukamenya ko iyi ari yo sura nini muri Quran ugendeye ku mikarago, ifite imikarago 286. Ni nayo ibitse umurongo munini kurusha iyindi muri Quran, ni wa 282. Nafashe amagambo yawo nyashyira muri Microsoft Word, nsanga ifite amagambo 257. Ni mu gihe sura yose ya Anas ifite amagambo 65, naho Al-Falaq ikagira 59. Kuba itungo ryitirirwa rikanahabwa ko gaciro ni ikimenyetso kidasanzwe ku bijyanye n'ibitunga umubiri n'ubukungu, kuko biri mu by'ingenzi uwemera agomba kugira kandi agakorera, kuko umunebwe n'ikigwari uwo nguwe iyo byaturutse ku bwende bwe nuwo kuvumwa. Gusa nanone Al-Baqara ntabwo ivuga iby'amatungo, kuko iyo uyisomye usanga yibanda cyane ku by'ingendo za Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha, ugasanga niho bavuga amategeko menshi n'imigenzo. Ku murongo wa 186 n'u187 bagaruka ku myitwarire n'igihe cy'igisibo cya Ramadan, ndetse abayisilamu bahatiriza abandi babasaba ku ngufu gukurikiza ubuyisilamu ngo binyuze mu by'intambara ntagatifu jihad. Baba basa nkaho batasomye neza Al-Baqara, kuko ku murongo wa 256 bagira bati ntihazabeho guhatiriza uwo ari we wese kwemera idini.
ubu burenganzira no guhatiriza byagaragaye ko byaturutse ahantu hagoramye. Bagasoza bagira bati Allah niwe wumva akanamenya. Hari n'izindi nyamaswa twanatangiriyeho zitiriwe sura kandi imigenzereze, imibanire n'imigenzi bishingiyeho bigahabwa umurongo muri Qur'an. Igice kindi rero twaba tunasubiyeho ni ikirebana n'amategeko n'imirongo ntarengwa ya Kisilamu. Mubwo mu isura ya 60 ya Qur'an bemeza ko umuyisilamu abujijwe kandi kizira kugira inshuti itari umuyisilamu. Ibyo uzabisanga ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, naho ku murongo wa 7 ho bakavuga ko ibyo bishoboka igihe yemeye guhinduka. Aho umuntu utari umuyisilamu asobanurwa nk'umwanzi w'Imana. Bakavuga ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6 ko na Abrahamu yabigize atyo, yihakanya abapagani barimo na se wamubyaye ngo kuko atemeye Imana ye, bityo ko biba ari ukugera ikirenge muke. Imigenzo yabo nk'iyitwa zina igaragara muri sura An-Nur ya 13 y'inkuba umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, ikavuga ko bibuzanyijwe kandi kizira gukora imibonano mpuzabitsina itaboneye. Iyi mibonano mpuzabitsina irimo guhuza ibitsina ku bafite ibiteye kimwe, gufata ku ngufu, imibonano n'inyamaswa, imibonano ku bafitanye amasano n'ibindi bifatwa nk'amahano, ku buryo muri zina abatangabuhamya 4 b'abayisilamu baba bahagije kugira ngo uhamwe n'icyaha nk'icyo ahabwe ibihano nawe wakumva ukagira ubwoba. By'umwihariko rero isura ya 45 Ajasiya ivugwamo ibijyanye n'amategeko kugeza no ku mategeko afatwa nk'imirongo mikuru igomba kugenderwaho nk'itegeko nshinga, ku buryo yewe hari n'ibihugu bidakenera gucura andi mategeko ahubwo bigendera ku itegeko ryitwa Sharia. Iri rikagaragara nko gutegeko kwahawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusa ariko bagiye basemura Qur'an, bagiye basimbuza ijambo gutegekwa barisimbuza kuyoborwa. Ariko nyine ukamenya ko Surat Al-Jasiya ariyo bigaragaramo. Uko niko twabashije gucisha amaso muri Qur'an, kuko kubasha kuyigenda akadomo ku kandi icyo kizamini cyo cyareba inyungu bwite za buri wese. Reka ahubwo twe twihutire ku bibazo rusange twari twarabajijwe kuri Qur'an mbere yo gutegura iki kiganiro. Hari uwabajije ngo kuki abakristo banga bikomeye Qur'an mu gihe andi madini yagiye acikamo ariko agakomeza guhurira kuri Bibiliya, ariko yose nyamara agakomeza guhangana no guhakana cyane byo kurwanya Qur'an kugeza ubwo idini rya Isilamu rigiriwe inzigo rusange ku buryo hamwe na hamwe bishishwa bakanagendera kuri abayisilamu mu bihugu cyane cyane batiganjemo. Aho banze umenye mbere na mbere ko ubukristo bwatangiye bubumbiye mu idini rya Gatolika y'i Roma. Iryo ni ryo ndi madini yagiye ashibukamo mu kugenda baryiyomoraho. Kiliziya rero yaranzwe mu ntambara zitandukanye mu bihe birebire n'ubuyisilamu nk'umukeba w'ibanze, nka bimwe mujya mwumva byino bya Rayon na APR. Rero Kiliziya isa niyaganje cyane mu bya politike z'isi, bituma inyigisho zayo ku bayisilamu zisa nkaho zisakara. Ibyo bigendana n'ibitekerezo, amahame n'intambara, nk'intambara ziswe z'imisaraba croisade. Mu buryo bw'ibimenyetso, abantu bize mu maseminari cyangwa teoloji ya Kigatolika bihutira kukumva iyo uvuze igitabo Liber de Veritate Catholicae Fidei contra Errores Infidelium. Iyi nyandiko yanditswe mu 1259. Ayo magambo y'ikilatini uyagenekereje wasanga baravugaga ko ari igitabo kivuga ku kuri kw'imyizerere ya Kigatolika bihwanishwa n'amafuti y'abatakwizera. Ni igitabo cyanditswe n'umuhanga kuruta abandi muri Kiliziya yo hambere, waje no kugirwa umutagatifu kubera ukuntu inyandiko ze zafashije Kiliziya guhindura abatarayizeraga. Uzamwumva yitwa Mutagatifu Thomas Aquinas. Iki gitabo gikubiyemo ibitabo 4 yacyanditse abisabwe na Raymond of Peniafort, wari umucengeza amatwara wa Kiliziya ndetse wanegeranyije amategeko Kiliziya yagendeyeho kugeza mu 1917. Aya ngaya azwi nka Canonical Laws, ubwo ni loi canonique. Yamusabye kucyandika ngo bagikoreshe nk'intwaro yo guhindura abayisilamu bo mu Burayi no muri Aziya ndetse n'abayahudi, ariko kandi indi ntego nyamukuru kwari ukunyega no gucisha bugufi ibitekerezo n'imyizerere ya Kisilamu. Niyo mpamvu mu gice cya mbere chapitre yacyo ya 14 gukomeza yibasira bikomeye idini ya Isilamu na Muhammad. Ati Muhammad ateretesha abantu tugambo twiza, ababwira ko nibagera mu ijuru bazabona ibyishimo bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Iyo shusho Thomas Aquinas yahaye Uwisilamu n'ababwizera niyo yakomeje guhuzwa nabwo kugeza na n'ubu. Abenshi bakomeje kubifata gutyo. Byaje kudogera hashingiye ku ntambara zabaye muri sosiyete za Kisilamu cyangwa kwigumura kwa bamwe bitewe n'ibyo batemeranyijweho. Tutarava aha, mwibutse ko igitabo cya Thomas Aquinas Kiliziya yagihaye izina rya Summa contra Gentiles. Hari nabibaza niba koko Qur'an yemerera abayisilamu kurwana intambara ntagatifu jihadi yo kwamamaza idini yabo. Nibyo rwose. Usomye ya sura y'inka iya kabiri yitwa Al-Baqara ku murongo w'190 n'191 usanga bavuga ko rwose kurwanya umuntu urwanira Allah ngo ari iby'agaciro, ariko ukigengesera ukabikora ari ukwendereje. Aho rero ngo uzamuhohotere rwose bimurenge. Ikindi ariko ngo ugomba kubikorera hatari ku musigiti, keretse naho hari uhagushotoreye wowe rwose ngo no kumusogota ni ngombwa. Kuri iyo mirongo bati ujye urwanira mu nzira za Allah abakurwanya, ariko ntuba ari wowe utangira kurwana. Dore Allah ntakunda abiyenza, abo bice aho bafatiye hose ubagirira ibyo bakugiriye, kuko imvururu no gukandamizwa ari bibi kuruta kwica.
ariko barwanye utari ku musigiti mutagatifu, keretse niba baje kuhakurwanyiriza. Niba hakurwanyiriza uzabasogote. Ngiyo rero ingororano yabihaye gutambamira kwizera. Mwibutse ko ku mpamvu za politike iyo mirongo igaragara mu nyandiko nyinshi ishobora gusemurwa ukubiri yongerwamo cyangwa ikurwamo utuntu, gusa Korani yo irasobanutse cyane kuko uyisobanuye wese agomba kwandika umwimerere wayo ku rundi ruhande, ku buryo aho batumvikanye hahamagazwa abahanga mu Cyarabu bagakemura izo mpaka. Ku bigendanye n'ibyo twabonye nko muri surati ya 8 Al-Anfal umurongo 61, banzura ko umwanzi nk'uwo nubona bitekerejeho akemera amahoro ngo uzayereka asagambe. Bati niba umwanzi abadukiye amahoro, nawe uzabadukira amahoro, kandi wizerere muri Allah kuko ari we wumva akanamenya byose. Undi musangirangendo wa Primo Media Rwanda atese umuntu anyaye kuri Korani ngo koko yaba inzoka cyangwa agahita ashya. Ubundi kuva hambere hari inkuru zihuzwa n'imico n'imyemerere zigamije gusa gushishikariza kudakora iki na kiriya, ndetse bakanababwira ko habaho ingaruka runaka zigendana no kubirengaho, hakaba ibyiswe imiziririzo na za kirazira. Mu bushakashatsi bw'aba-anthropologist nka Franz Uri Boas na Claude Lévi-Strauss bahamya ko imiziririzo nk'iyo ishobora kuba byanyabyo kugera kuyizereramo, ariko bishingiye ku mitekerereze n'ubwoba bikurura icyitwa hallucination. Urugero, nutera ibuye kiriya kibumbano uzahita usara, maze wabikora kandi ubyizera, rubanda bakakwemeza ko bigomba kukubaho, bakanakubwira n'abandi byigeze kubaho kera utanazi, noneho ugatangira kwiremamo amashusho agaragaza ko wasaze, ubwoba n'imitekerereze yawe bigahoza agatima kuri ibyo bikaba byakuviramo uburwayi runaka bwo kwivugisha, kubona ibidahari n'ibindi byemezwa ko ari byo wakoze. Ku bijyanye na Korani hari ibyo twabashije kubona ariko bitagize ingaruka ku babikoze. Mu kwezi kwa 10 mu 2012 abana b'abayisilamu bo mu mudugudu wa Marko mu ntara ya Beni Suef ho mu Misiri bategeye bagenzi babo babiri b'abakristo, Mina Nadi w'imyaka 9 na Nabil Nadi w'imyaka 10, ko baramutse babigerageje bashya. Ugira ngo abana ntibabihakanye kugeza bagiye gushaka Korani bakayisobaho ntibagira icyo baba. Gusa leta yahise baroha mu igororero bashinjwa blasphemy. Hari inkuru inasekeje muri ibi. Neza muri uko kwezi mu mudugudu wa Mbagara mu nkengero z'umujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania, abana babiri bo mu kigero cy'imyaka 12 na 14, umuyisilamu yahuye n'umukristo. Nuko umuyisilamu amubwira ukuntu Korani ari ikitabashwa ku buryo uyinyayeho ahita uhinduka imbeba cyangwa inzoka. Umukristo yamubwiye ko ibyo bitabaho. Nuko ndaragenda ayiba iwabo. Umuhungu ayisobaho ntiyagira icyaba, ariko abayisilamu barabimenye, imyigaragambyo iratangira. Bamuhigira kutamubura, leta ibyinjiramo kugeza abayisilamu bahise batwika insengero 3, basenya n'ibikorwa remezo mu burakari bwahuruje amahanga. Hari undi watubajije ngo nk'uko mwatubwiye amakosa ashingiye kuri historical contradiction, numerical errors, laws contradiction n'andi makosa agaragara muri Bibiliya nk'uko twabivuze mu kiganiro nyine ku makosa ari muri iki gitabo cy'imyemerere, ese muri Korani nta makosa harimo? Ibi tuzabifatira ikindi kiganiro cyihariye n'ubucukumbuzi tuzifashisha abahanga muri ibi. Gusa hagati aho turi gusoma ya sura yitiriwe umugore ni ya 4, hari ijambo ryantunguye ku murongo wa 82. Aha bemeza bashize amanga ko Korani ari igitabo kiziri ko sanamba, ku buryo ngo uribonyemo cyaba ari ikimenyetso ko iki gitabo kitaturutse kuri Allah subhanahu wa ta'ala.